nk'uko bisanzwe ngewe ni Emmanuel cyangwa se unyite Emi kuri kamera zacu za MTV. Ndagusoje mu izina rya Yesu. Yesu nakwishimire, umwami w'abami utajya uhema kudushyigikira mu bibazo ndetse no mu bisubizo byacu. Yesu mwagendanye mu ishamba ry'ibibazo, mu ishamba ry'inzitane, mu ishamba ry'ubwango abana b'abantu bakwanze. Ubona umwami w'abami utarigeze agusiga, ntawe ntuzigere umusiga cyangwa mu mutererane. Amaraso yamennye ku bwawe, ntugatume apfa ubusa. Ayo maraso uzajya uhora urayisiga, uyakarabe, uyoge, uyabemo. Dutangira ikiganiro rero, urabona turi kumwe n'umubyeyi hano. Uyu mubyeyi aratangira twibwira, njye nakubwiye ko nitwa Emmanuel cyangwa se unyite Emi, kuko niryo zina nkoresha ndetse no ku mashusho media, na channel yitiriwe izina MTV. Rero wowe utarakora subscribe kuri MTV, kora subscribe kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Hano ndi kumwe n'umutumirwa. Uyu munsi nifuje ko tugaragarana kuri kamera. Yesu akompera umugisha. Turamwakiriye, aratangira twibwira. Murakoze cyane, nitwa Mukeshimana, ndi umubyeyi, ariko kandi izina ryawe uvuze Mukeshimana ushobora kutambona, ariko uvuze mama Dorcas Mama Dorcas, tuguhaye ikaze kandi ndatekereza namwe mudukurikiye mumbabarire mu mitima yacu, tumuhereze ikaze, tumwakire kuri kamera zacu. Ni umutumirwa, nibwo bwa mbere tumutumiye kuri kamera zacu. Duherukanye tumubona kuri ku kiganiro atangaza ko yafunguye YouTube channel kuri kamera zacu za MTV. Yaduhaye ikiganiro kigaragaza ko yafunguye YouTube. Niba unkurikira nta kibazo, wumvishije umutima wawe uguhase kumukurikira, ni umuntu w'Imana wamukurikiye, ntacyo bitwaye. Turi hano rero mu butayu, turi gusenga, ariko twifuje kumanza kuganira ijambo ry'Imana n'abadukurikiye, abagukurikiye kuri Mama Dorcas, abakurikiye kuri MTV, bose hamwe tubahurije hamwe, kuko niba dukorera umwami umwe, ni iyihe mpamvu turyana? Bibiliya mu gitabo cya Yohana haranditse ngo impamvu ab'isi batakwemera cyangwa impamvu udahuza nabo nuko mudahuje umwami. Niba uryana n'umuntu umusengana, menya ko hari itandukaniro, hari aho mudahurije imyemerere. Ni ukuvuga ngo muri mwebwe abamurana ari babiri, umwe aba yigiza umwana, muri mwebwe harimo udakorera Imana by'ukuri. Niyo mpamvu abantu usanga baryana. Iyo abantu baryanya ari benshi, usanga kenshi harimo ubeshya, urimo yigiza nkana. Hanyuma rero dushobora kuvuga menshi. Twamaje kumenyana, yatwibwiye ni Mama Dorcas. Andi mazina yese njya nkunda kuyafata kuko nafashe Mama Dorcas njyewe. Wowe urifashite, Mukeshimana urifate rwose nta kibazo. Nanjye ni Emi. Reka dutangire dusenga Imana idushoboze muri iki kiganiro tugiye kuganira. Uri Imana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje. Ujya wururutsa imisozi ikomeye cyane yihanitse ku buzima bw'abana b'abantu. Uyu mwanya, aya masaha, uyu mugoroba, turi imbere y'ubwoko bwawe kuri kamera badukurikiranye aho bari hose, bari mu ntara 5 z'igihugu n'abari mu ntara ya 6 ariyo twise diaspora. Turasenze cyane kugira ngo ubane natwe kandi ubane nabo, uduhereza amagambo yo kuganiza ubwoko bwawe. Abanamutse bahabwa imbaraga, kandi abaguye Mana bongere kubyutwa n'iri jambo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mugwa wa Kigali ndetse n'intara zose ziri mu gihugu cyacu, ushoboze uwambika imbaraga zawe, bongere kugukorera kugeza ubwo uzagarukira. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze kuko twumvishe, amen. Ndongeye ndagushoje mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira. Mbere yuko tuganira ariko, reka manza twibwire bifatika. Ushobora kuba batazi ko uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi. Uratwibwira kugira ngo tuganire. Nubwo ingeso z'abavugabutumwa cyangwa z'abandi bantu bakora Imana zitajya ziraba ubusutsi, ariko uratangira twibwira kugira ngo abantu badukurikiye bamenye umuntu bari kumwe nawe. Mbabwira ko nitwa Mukeshimana, ndi umubyeyi, ndi mu rukoresho rw'Imana, ndi umuririmbyi, ndi umunyamasengesho. Reka twongere tumushimire kandi nawe tugushimire. Tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cya Matayo nk'uko twari tubivuze, igice cyaho cya 3, umurongo wa 7 n'uwa 8.
niba na ngombwa turashyiraho n'uwa cyenda. Handitse ngo abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati mwa bana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye. Reka dusome n'uwa cyenda. Nimukibwire muti dufite Aburahamu niwe sogokuruza, ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Haleluya. Reka tuganire kuri iri jambo, tuvuge ku bafarisayo. Uraza kumfasha gusobanurira abafarisayo abo ari bo, tubwire abantu badakurikira. Aba bafarisayo Bibiliya ivuga bari abantu bamenye Imana. Aba bantu mu kumenya Imana bari bayisobanukiwe, ndetse bari barasomye amategeko Mose Imana yamuhaye yanditse ku mabuye. Ariko mu kuyamenya babonaga Imana bakayibona nk'ikindi kintu kiri hirya aho ngaho, ariko bazi ko Imana ikomeye kandi ikora ibitangaza n'imirimo itangaje. Ndetse bari bazi yuko Imana yigeze kuritura i Yeriko ubwo Abayisirayeli bavaga mu gihugu cya Egiputa. Imana yaravuganye nabo ko izabavana mu gihugu cya Egiputa. Aba bafarisayo bari bazi Mose. Aba bafarisayo bari bazi Aburahamu. Wibuke ko Yesu yababwiye ko bishingikirije Aburahamu, kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo azaba sokuruza w'amahanga. Ushobora gusanga aricyo bari bishingikirije. Ahari ushobora gusanga wishingikirije sogokuruza wawe, nubwo atari Aburahamu. Ushobora kuba ufite umuntu mu muryango usenga, ukaba umwishingikirije, ukavuga ngo nyamara mfite umuntu usenga mu muryango, akaba Aburahamu mu maso yawe. Ariko Imana ivuganye nawe, ijambo iravuga ngo Aburahamu Imana ishobora kumuhindura ibuye. Uwo muntu ukamubura ashobora gupfa. Bivuze ngo ushobora gusenga ku giti cyawe ukareka ibintu by'abafarisayo. Aba bafarisayo sinzi abari bo, ariko barasengaga, bari bafite idini. Birashoboka ko aba bafarisayo basengaga ariko batemera Imana, ari byo kugira ngo bubahirize umunsi w'isabato gusa, bubahirize umunsi wo gusenga byonyine. Ariko icyo Imana ikeneye gusenga bivuye mu mutima, ukubaha Imana, ugapfuka mukayibwira ati Imana ndakubasha, nibutse iminsi ya kera nguramburiye amaboko, nibutse imirimo yawe, ndapfukamye ndagushima. Imana ikumva umutima wawe, ikururuka ikavugana nawe, atari ngombwa ko umanza kugenera umuhanuzi. Nibyo kuko abahanuzi turi kumwe nawe, uyu mwanya nicaranye n'umuhanuzi, ariko Imana ishobora kururuka ikavugana nanjye. Ntabwo ari uko abafarisayo bari bameze rero. Abafarisayo bari abantu bashakaga guhora bumva ko bari imbere, bavuga iby'Imana ndetse bitanabafasheho. Bakakubwira amategeko, yakakubwira ngo kwiba ni icyaha akiba, akakubwira ngo gusambana ntibyemewe n'icyaha agasambana. Nuko abafarisayo bari bameze. Bibiliya itubwiye ngo iki ku bafarisayo? Ngo abafarisayo niba baraje kumva ko igihe cyo kurimbuka kigeze, bumva Yohana yari ahantu arimo arabatiza Yesu. Bamaze kumenya ngo Yohana ari kubatiza Yesu, bamwe muri bo muri abo bafarisayo baravuga ngo muri twebwe ka tujye kubatizwa. Niko batekereje, kuko ntabwo bapfuye kwiyahura ngo bajye aho hantu. Bibiliya itubwira ngo iki? Nidusoma umurongo waho wa karindwi, ari wo twanahereyeho, turasoma twumva ijambo ritubwiye ngo abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa. Umva ikintu cyari kibazanye. Abona abafarisayo bemeye kuva mu byaha, bakemera kureka gusambana, bakemera kureka kwiba, kubesha, gukeka, bakareka ibyaha byose kuko bari bazi ko ari icyaha. Noneho ngo bahageze bari baje kubatizwa, arababaza ati mwa bana b'incira mwe, arababwira ngo ko mwigeze kumenya ko ibyaha byahozeho, n'icyo cyatumye mutemera kubatizwa mu minsi ya kera. Ntabwo mvuze ko muri incira, ni Yesu wabivuze, na Yohana bari kumwe, ni Yohana wavuze ayo magambo. Hanyuma ngo arababaza ngo mwe ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Hari icyo bari bamenye. Nubwo uri mu byaha, Imana niba ifite umugambi wo kuguhamagara ukaba uri mu byaha, Imana izagukurayo. Ntabwo Imana izemera guhera mu byaha. Umunsi w'umubatizo wawe, umunsi wo kuva mu byaha, umunsi wo kweza umutima wawe nugera, Imana izakweza, nta muntu uje kukureba.
nukuri aba bafarisayo nta muntu wababuriye, ahubwo imitima yabo yarababwiye ngo kuko twigeze kumenya amategeko, hari umuntu uri kubatiza, dukeneye ko atubatiza natwe tukakira Kristo nk'umwami. Ntabwo bigeze bemera ko Yesu yigeze amanuka abo bafarisayo, ariko uwo munsi Yesu arimo abatizwa n'umwana w'Imana Yohana, umwe Yesaya yahanuye kazabatiza Yesu. Uwo nguwo niwe baje basanga, ababwira ayo magambo, arabakira. Umva ijambo yababwiye, iri jambo ryakire nawe. Yarababwiye ku murongo waho wa 8, arababwira ati nuko mwere imbuto zikwiriye abihanye kuko yababatije. Abo bafarisayo ndashaka ngo umenye ngo ni bande. Abo bafarisayo sobanukirwa, aba bafarisayo bazi ko Yesu ahari, aba bafarisayo bazi ko Imana ikora, ariko barabyirengagiza. Basomye Bibiliya, basoma n'ibindi bitabo bitandukanye, ariko mufarisayo we, igihe kirageze ngo uze usange Yesu, igihe kirageze ngo wambare imbaraga z'Imana uve mu byurimo. Wasomye amategeko, usoma ibanga ry'Imana ifite ku bantu, ariko Imana nturayitaba. Uyu mugoroba turi muri ubu butayu, turinginga imbaraga z'Imana ngo zigusange, zikuzane ku mubatizo, zimanze zikubatiriza aho uryamye, zikubatirize mu buriri, hanyuma uze kuza usanga umushumba akubatiza. Aba bafarisayo nshaka kutuganiraho rero, ni bande muri iki gihugu? Hari abantu Imana bazi, Imana bazi no gukomera kwayo. Umufarisayo ashobora kuba pasiteri, ashobora kuba nanjye ubwanjye nicaye hano nkigisha ibintu bitamfasheho, nkabwira ubwoko bw'Imana ngo nimwihane ibyaha, isi irarimbutse, kandi nanjye nzi ko isi nirimbuka irangendana, ariko sindi kwihana. Ndakubwira ngo ihane gusambana. Najya n'imbere ukambona ndi gusambana, ndi umufarisayo. Itorero ry'Imana rifite abafarisayo mo imbere bitayemo bahanura, bavuga ubutumwa. Depeye nimandoshe detaye pere nesta doshi enimandongen. Itorero ry'Imana rifite abafarisayo, ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ishaka kuva mu byaha urimo, ukava mu bibazo wicayemo bituma ubaye umufarisayo. Ese ukuba umufarisayo wabitewe n'imiryango, kuba umufarisayo wabitewe n'umushumba waguciye kuko yabonye ko ufite umwuka w'Imana, kuba umufarisayo wabitewe n'abanyamashengesho watsenganaga nabo, kuba umufarisayo wabitewe n'abaririmbyi warimbanaga nabo. Igihe kirageze Imana iduhagurukije kuri uyu musozi ngo tukubwire ngo hagurukana imbaraga, ufate intwaro z'umwuka zose, uzukorera Imana utitaye ku mushumba. Niba umushumba akunaniye, Imana ntabwo yakunaniye. Korera Imana ufite imbaraga. Pe enima doti pesha enema tori enisa dose eketaya bonima. Umwuka w'Imana arabanutse, arimo avugana nawe ngo bayikorera Imana. Dimate pe enisa dosi enema shati eyazoti kenema. Imana ishaka ngo ureke umufarisayo, reka ibyo byaha wihisha mu ntama z'Imana, wiba nk'intama iryamye mu mbwa, kuko imbwa yishonje irya intama. Dalala simene dosi etaya tope enimandoshe enia pera si enimandoshe enega. Korera Imana tati enima wiryaga Imana nshuti yanjye. Imana nukiranuka izakuburanira mu bantu bakomeye, Imana izakuburanira mu boroheje. Abakubeshera guriba kandi ukorera Imana by'ukuri. Ubutayu warabugiye, amasengesho warayakoze mama, amasengesho warayakoze papa, nubwo ubona ubushomeri bwanze, ukabona intambara zirahagurutse, ukabona zirana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo urufatiro rw'Uwiteka Imana ruracari ku buzima bwawe. Wifata amaso yawe ngo uyavane ku Uwiteka, hanga amaso Imana. Nurangiza guhanga amaso Imana, Imana ntabwo izagukoza isoni. Ndashaka ngo nkwibutse ikintu kimwe, Imana ntiyigeze ikoza isoni uwo bitaga Daniyeli, ntiyakojeje isoni uwo bita Mose n'abasedura kamishaka. Imana ntabwo yigeze ikoza isoni uwo bita Dawidi niwo muntu wahuye n'ibigeragezo byinshi we na Daniyeli, ariko Imana ntiyabakojeje isoni. Icyo usabwa weho uri, gabanya ibintu by'imyumvire y'idini, ukurikira Imana, ukiranukira Imana. Umushumba azagutinya nukiranukira Imana, apotre azagutinya, umuhanuzi yahanura akavangirwa, ariko ngo akanwa k'umukiranutsi kagira iki? Kararema. Aho kugira ngo uzahanure, kiranuka uremeshe, ugende ubwire Mama Doroka, tubwire Mama Doroka
mu izina rya Yesu Imana imbabarire iguhereze iki abakiremye kuruta uko yagihanura kuko umuhanuzi ashobora kuguhanurira ibintu ariko ntibisohore ariko umukiranutsi akivuga gutyo Imana igira iki ibikora ndagira ngo wibutse abantu neza umukiranutsi cyari kubwire n'abantu bakiranutse harimo umugabo witwaga Eliya umbwirira abantu ukuntu Eliya yahagaritse imvura ntarande bafitanye n'Imana akayihagarika imyaka itari mike ndetse bagira ngo baravuze umwami yavuga akongera akavuga ngo ngewe nshizeho ikindi gihe imvura ihagarare izongera kugwa nuko nongeye kuvuga ndagira ngo wibutse abantu icyo yari yishigikirije ntabwo yari ari mu mwuka wa gihanuzi ahubwo yavugishije gukiranuka kwe Imana iravuga ngo ninde uhagaritse imvura mwisi isanga ni Eliya babari ruganize mu bwoko bw'Imana Eliya ahagarika imvura yari afite kwizera yari umukiranutsi ukomeye cyane kuko yari yizeyeho imbaraga z'uko Imana imwemera Eliya Imana yaramwemeraga kuko Imana yikwemera yikwemeza n'abantu iyo Eliya Imana idashyigikira icyo yavuze n'ubwo itari ihari we yarategetse amajije gutegeka Imana ishyigikira icyo Eliya avuze kuko yari umukozi wayo ntiyamukoze isoni nawe ntabwo izazi gukoza mama papa ntabwo izazi gukoza mukobwa musore ntabwo yagukoza isoni humura kugira Imana ukomere ntukangwe n'ibyo urimo gucamo cyangwa urimo kureba wowe tumbira Imana tumbira Yesu niwe wenyine azagukomera urakoze cyane mama Dorcas kuganiriza ubwoko bw'Imana kandi urakoze guhereza akanya Yesu agarinda ugahereje nta nubwo ari urubuga rwacu tuvugiraho ijambo ry'Imana kugira ngo nkwibutse ko uru ari urubuga tuganiraho ijambo ry'Imana nta kindi kintu uzigera ubona gitambukaho usibye ijambo ry'Imana nukuri niba wumva ufite ishaka ryo gushyigikira umurimo w'Imana genda upyotoreho kuri iryo jambo hasi ukoresheje ijambo ryo gupyotoraho nta kiguzi bigusaba nta mafaranga bigusaba ukande hasi kuri subscribe mbabarire munyarwanda mugenzi wanjye mbabarira twamamaze inkuru y'Uwiteka Imana yavanye Abayisirayeli mu gihugu cya Egiputa ikabakiza amaboko ya Farawo natwe Imana izadukiza amaboko y'ibiduhinga ibitugwanya Imana izabirwanya ntabwo ari uko ibiyobewe Imana yabwiye Abayisirayeli bageze i Yeriko babona igihugu Imana yabasezeranyije cy'Ikanani kiragoswe cyubakishijwe inkike ndende cyane ariko ngo bakihagere barataka cyane batangira gutuka wari ubayoboye baramubwira ati hano turabigenza ute baribaza cyane imitima ijya ariko Imana ivugira mu mugabo witwaga Mose iramubwira ngo bwira Abayisirayeli baceceke batuze ntihagire uvuga ariko iyo nkiki muzenguruke inshuro zirindwi mucecetse icyo mukeneye ndakizi bishatse kuvuga ngo iki ngo guceceka gahunda ni uguceceka ugomba gukora igikorwa cyo gusenga ariko ni uguceceka ni ukuvuga ngo ntugomba gusakuza ngo Mana nkeneye iki usakuriza abantu ku ruhande ntabwo bisobanuye kwihara abantu bisobanuye gusenga ucecetse kuko impamvu Imana yababwiye ngo muzenguruke i Yeriko bucece mucecetse yaravuze ngo mama Dorcas nasenga ngo nkeneye inzu Emi ariko mwumva kandi atarayibona kandi Emi amaze imyaka 30 asenga kandi mama Dorcas amaze amezi 3 yinjiye none Imana ivuze ko iguhaye inzu ngiyewe ndahita ngira ikibazo hari abantu dufite bibishyitsi mu buryo bwo gusenga iyo umugezeho umaze amezi 3 usenga kandi Imana ikajya kugusubiza byanga bikunde arakwiteguka musitaraho kabararigiriye ujya kweguka warangije gutakaza icyizere cy'amaboko y'Uwiteka Imana ariko nubwo watakaza icyo cyizere ni ukuri Imana iracyahari Imana iracyahari iracyahari Imana ntago izigera ikureka nubwo waba waraguye warahuye n'icyo gishyitsi ndakurahiye haracyari ibyiringiro ko igiti gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amababa atoshe kigashisha niba warahanuraga bikanga ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba ko Imana yongeye kuguhagurutsa ku musozi w'abahanuzi ku musozi w'abavuga butumwa ko Imana iguhagurukije wongera wuzura imbaraga ibibazo byo gusererezwa ibibazo byo kuvugwa ibibazo byo kurwana n'intambara abantu bakakuvuga iyo ikizakubwira ko uhamagawe n'Imana koko byakuri intambara z'amagambo nizo za mbere umanza kurwana nazo ndetse ukagenda ukaba inzobe kubera amagambo bakagira ngo nta mavuta wisiga ariko ni ukubera ko ari amagambo kumbi n'amavuta wigirira warayabuze ariko Imana yonyine
irakurengera mu magambo yego nubwo abantu bakurwanya nubwo abantu bakuvuga bivuze ngo nta kigeragezo kitari rusange ku muntu ikigeragezo cyose ni rusange nta kigeragezo ishobora kukugeraho mama papa musore mukobwa kitari rusange ikigeragezo uri guhura nacyo kuko Imana iguhaye impano zo kuyikorera muri iyi minsi icyo kigeragezo mama Dorcas winjiye mu murimo yahuye nacyo ahubwo mwegera umubaze ngo icyo kigeragezo wagitambutse ute cyangwa se upfuka mubaze Imana ngo Mana nzagitambuka ute iki kigeragezo niko bimeze abantu b'Imana niko tugomba kubaho niba mbeshe mwandike muri comment oya niko bimeze aho uri hose udukurikiye aho waba uri hose udukurikiye nshuti yanjye ntitubeshe nuza kureba urasanga hari intambara nyinshi zaguhagurukiye kandi marayika iyo Imana ikiguhamagara amadeni aba amadeni ngo Petero ngo Imana ngo Petero ngo nugusonza Petero ngo Yesu amuhamagare hanyuma ngo akimuhamagara Petero ngo akiva mu rugo ngo abana be n'umugore bakajya bafata amadeni hanyuma ngo Petero ngo umwana we w'umukobwa azamubwire bari baje kumwishyuza amubwire ati wa mwishyuza yaje kutwishyuza Petero anabirebe abibwire Yesu narangiza kubibwira Yesu Petero Yesu ndabyibagiye neza akantu yamusubije ariko wowe ukibuka uze kukanyandikira muri comment Yesu hari ijambo yamusubije ariko Petero ndagira ngo ngutangarize ko akimara gukurikira Yesu yagize ubukene Petero yari umurobyi yabaga yifite amafaranga ye ariko Yesu ni umukozi w'umuhanga ajya atanga amagambo y'ihumure oya aho turagufasha Yesu yaravuze ngo umukurikira niyiyanga aheka umusaraba we ankurikire niko Yesu yavuze heka umusaraba wa Yesu umukurikire ariko Yesu yari umunyabwenge benshi nubwo bamwitiranye Yesu Petero bigeze kumufata we bageze ahantu bari gusoresha umva ko Imana igiye kugutabara muri uyu mugoroba hanyuma ngo Petero bamufate baramubaza ngo mbese mwebwe mwigize abatazajya basora ngo mutange imisoro Petero yegera Yesu aramubwira ngo mbese mwami ko batubaza umusoro turabigenza bite Yesu atekereza ko hari umuntu wataye igiceri mu nyanja ifi irakimira lashe enemando hanyuma imaje kukimira Yesu agira iyerekwa yuko hari ifi yamize igiceri arangije abwira Petero aramubwira ngo jugunya indobani yawe mu nyanja ifi uroba bwa mbere uyifata uyibaga amafaranga usangamo imiya usangamo niyo ubuze kugira iki nukuvuga ngo Imana ikohereze Petero w'umunyamugisha nukuvuga ngo Imana iguhishurire igifi cyaguye mu nyanja cyari ibyawe hanyuma iguhereza umuntu ukivanamo ukiroba akakibaga akaguhereza ibyawe umva ubuhanuzi buturutse muri Bibiliya Imana iguhuza n'umuntu w'umumaro rata afata igifi cyari ibyawe sinzi umuntu wabijugunyamo ariko uwo muntu yabishizemo ashaka ko bikugeraho ariko Satani atangira umugisha wawe abaperesi batangira umugisha wawe Imana iguhuze n'umugisha wawe igifi cyamize badukurikiye Imana bahuze n'ibyanyu Haleluya ndumva afashijwe muri uyu mugoroba n'ukuri ndumva Yesu ari hano hantu muri ubu butayu Yesu arahari n'ukuri Yesu ari hano hantu ngo ubundi Aburahamu icyatumye Imana imuhamagara muri ubu butayu ni bwiza nubwo abantu benshi batabukunda ariko cyane usanga abantu batabukunda ari abantu bakoze Aburahamu ngo icyatumye Imana imuhamagara Aburahamu yari nk'umukuru w'ubutayu bundi Aburahamu ntago Imana yigeze igaragaza ajya mu rusengero cyangwa se mu isinagogi Aburahamu ahantu hose ajyaga mu butayu kandi akasiga ahashize ihema ry'Uwiteka akahava akongera akahava ariko hari naho hagarukaga akarihasanga akongera akarihasanga akongera akarikoresha nawe ahantu uri hashira ihema ry'Uwiteka Imana kandi inshuti yanjye mubyeyi papa mama urasabwa kwizera kwizera ijambo ryarambwiye rirambwa ngo kwizera ni impano Imana itanga niko Bibiliya ivuga ni impano ntabwo ari ikintu gipfa kuza muri wewe ni uko umuntu ufite impano yo guca bugufi ikintu cyose wamukorera byanga byakunda guca bugufi bimuhora imbere n'ufite impano y'amarere yo hejuru yo gushira isoni nibwo wamubwira ngo bite kwizera ni ukwizera ko ibintu bitagushobokera Imana ibishoboye ukabifata nk'ibyashoboka kandi nta nzira uri kubona niko kwizera bisaba ukizera uwaguhanze ko ashoboye byose hanyuma wowe udukurikiye uri ahantu hatandukanye uri mu Burundi uri Tanzania ariko uri umunyarwanda uri kumva ururimi tuvuga
uri Zambia, uri Congo, uri Uganda, turagusuhuje kandi turakubwiye ngo ijambo ry'Imana ryaguke. Wowe uri mu bihugu byo hirya by'Abarabu, uri mu bihugu byateye imbere, uri mu bihugu bya Aziya na bya bihugu byateye imbere by'abazungu. Abazungu turabasuhuje mu izina rya Yesu. Upfa kuba uri kumva Ikinyarwanda, niba ushigikiye ko Yesu yamamara, turi kumwe. Wikoreye umusaraba wa Yesu, ariko Imana ikohereze Simoni wikorera umusaraba wawe ku buzima bwawe. Ntabwo ukeneye abantu benshi bakubwira ngo bintu biri kugenda neza. Ukeneye umuntu umwe wonyine mu buzima bwawe akakubera umuntu w'umumaro, nawe ubwawe ukagira amashimwe. Turabakeneye abantu b'umumaro ku buzima bwawe. Hari abantu b'umumaro njya mbona mu madoroka, bajya banyandikira hasi muri komenti bakambwira ngo Emi Courage uri umunyamu. Niba uzi ko wanditse muri komenti, ndagushimiye. Uri umuntu w'umumaro ku buzima bwawe. Niba uzi ko wakanze subscribe, uri umuntu w'ubuzima, uri umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye. Ndetse nubwo waba utarakanze subscribe ugakanda ka kantu kameze uko, uri umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye. Ikirenze icyo nuko iri jambo wamamaza ni Bibiliya ufite uri kwamamaza. Nukuvuga ngo impamvu twe tuvuga Imana, impamvu yazanye Bibiliya nuko hari abantu batazi gusoma batareba, ariko bafite amatwi yo kumva. Wowe wumvishije iri jambo utareba, Imana ikumpera imbaraga. Haleluya. Ariko hari ikintu ngiye gusorezaho. Yesu baramwemera nubwo bazi ko ariho, ariko nubwo badashaka kumuhamya, cyane nk'abafarisayo barabyemera. Urugero ngiye kuguhereza, hari idini rikomeye cyane, hari idini rikomeye cyane muri iki gihugu no muri iyi si. Iyo uribwiye ko Yesu abaho, rikubwira ko Yesu abaho, ariko ikitemerwa ni ukuvuga ko ari umwana w'Imana. Ariko nabo bafite undi bemera, bafite undi bemera. Urugero ndaza kuguhereza, nurwo Abayahudi ntabwo bemera ko Yesu yabayeho. Abayahudi bavuga ko hari intumwa y'Imana yitwa Muhammad. Sinzi niba uri kubyumva. Iyo ntumwa y'Imana abemera Yesu, ntekereza ko niba wemera Yesu, Muhammad ntekereza ko utazi aho akomoka. Ariko babemera ko Yesu abaho. Nubwo babyemera, ariko nubwo batemera imizire ya Yesu yo kuza ku isi uburyo yaje, ariko bazi ko Yesu abaho. Ikibemeza ko Yesu abaho kibazana kubatizwa n'abafarisayo. Icyo nicyo kizatuma bemera ko Yesu ashoboye byose, imbaraga ze zibemeza. Yesu arashoboye, ahagaze hejuru y'abami bose, ndetse n'abapfumu bose, abarozi bose ahagaze hejuru yabo. Ntukangwa n'ibyo uri gucamo, ni uwa mbere. Yesu ni uwa mbere. Yagukura ahantu uri akakujyana ahandi. Ibyaha urimo ntibigukanga. Yego. Wowe ugira umwete wo kubivamo. Ngaburahamu ngabonye, Aburahamu yari afite akazi mu gihugu cy'iwabo ko kujya yanura, yari umwana akajya afata ibigigomana, utugigomana akatwanura, akongera akatwanika, izuba ryava akongera akajya kwanika, imvura yakuba. Ageze aho Aburahamu afata umwanzuro, aravuga ngo njya Aburahamu, ntabwo iki cyitwa Imana sinzongera kucyanura, sinzongera kucyanika. Ese hejuru y'izi Imana ibigigomana nta yindi Imana izirusha imbaraga itajya yanikwa, itajya yanurwa? Aburahamu agira iryo shaka. Arangije kugira iryo shaka ryo kuvuga ngo iyo Mana ntayihari, aragenda araryama nijoro, kuko yagize igitekerezo n'ishaka. Nshuti yanjye, agira igitekerezo n'ishaka ryo kuva mu byaha urimo, Imana izagushyigikira. Ushaka kugira ishaka ryo kumenya ngo Imana ko nyishaka nzayibona ute, uzahura nayo no mu nzu izagusangamo. Hanyuma ngo Aburahamu ngo aryamye, ngo Imana iramusanga, iramubwira ngo Aburahamu, reka ibigigomana byaso, nitwa Uwiteka Imana, ndiho kandi nzahoraho. Itangira kumwibwira uko yakeneye kuyimenya. Iramwibwira amubwira ati va mu gihugu cyaso, usiga amazu yaso. Uhereye umunsi Aburahamu ntabwo yongeye kurara mu nzu, nta nubwo yubashyijwe ry'Imana imwohereza mu gihugu atazi, aramubwira ngo nzakwereka igihugu uzajyamo.
ntabwo yari abizi pe, ariko icyo gihugu cyari cyiza. Niyo mpamvu nawe nubwo usenga utazi iherezo ry'inzira Imana izakugezaho, ariko Bibiliya tubwira ngo munyure mu irembo rifunganye. Ariko iri rembo rifunganye hari ikintu gihishwe. Iri rembo nubwo rifunganye mu maduka uzababazwa, uzatukwa, uzahura n'inzara, ibyo birimo, ubukene buzakwica, abantu bazagusuzugura, yaba n'abana wibyariye, papa wawe wa mwana we azagusuzugura, uzacibwa mu muryango, n'umwana azasuzugura ababyeyi. ariko ikirenze ibyo, iyi nzira nubwo ifunganye, ifunganya akanya gatoya ko kugira ngo igusuzume irebe ko uzayikurikira. Iyi nzira imbere, iyi nzira ifite ni inzira ebyiri ubundi ziri imbere yacu. Hari inzira ifunguye, iyo ni inzira ijyana abantu mu irimbukiro. Hari n'inzira ifunganye ijyana inyuramo abantu bake, ihesha abantu ubugingo ndetse bakazajya no mu ijuru. Iyi nzira ni ukuvuga ngo uzasonza ariko ntiwemerewe kugira iki? Kwiba. Iyi nzira iravuze ngo uzatukwa ariko ntuwemerewe kwihorera. Uzamburwa amafaranga ariko uzahorere imyenda. Iyi nzira iraruhije inshuti yanjye. Beko kubesha ngo bakubwire ngo inzira ijya mu ijuru ni amata n'ubuki. Reka nkubwize ukuri ndi kuri uyu musozi. Ni amata n'ubuki, ariko ndagira ngo nkwibutse iki kintu. Ni hehe wabonye umutiba w'ubuki? Bawagika mu nzu, bawagika mu bihuru bifite amahwa ndetse n'imifatangwe. Ni gute wajya gufata ubwo buki utanyuze muri iyo mifatangwe ngo igufate? Ubwo buki reka kubesha ngo mu ijuru ni amata n'ubuki koko biriyo, ariko kugira ngo uzagere kuri uwo mutiba urimo ubuki, hari ahantu uzanyura imifatangwe ikagufata, amahwa akakujomba ukajya kuri wa mutiba urimo ubuki. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyo ugeze kuri wa mutiba ubyo buki wishimye. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo ayo mata bavuga, ntago amata uzayabona iyi nk'irororwa ikahirirwa, kandi aho yahirirwa ni mu gihuru. Kandi iyo wahira uhura n'inzoka zikakurya, iyo wahira hari ibintu bigufata, ibyatsi bikakurya urumirwa mu gitondo. Niko Yesu ameze kugira ngo uzamugereho. Hari ibyo wigomwa. Ndabeshera? Ntabwo mbeshya. Abantu mudukurikiye ibyo mwahuye nabyo byose, ibyo mwahuye nabyo, hari impamvu wahuye nabyo ukabyihangana. Nuko hari umutiba wagitse ruguru iriya ushaka kugeraho ukarya ubwo buki. Nuko hari inka uri kwahirira kugira ngo uzabone ya mata aryoshye yacunzwe na Yesu. Iyo nka ni Yesu. Reka Yesu akurengera uyu mugoroba, reka Yesu agushoboze. Turi mu wowe butayu rero, ndagira ngo nifashishe umuhanuzi w'Imana Mama Dorcas adufashe gusengera ubwoko bw'Imana. Abatarigeze kumenya imbaraga z'umwana w'Imana, imbaraga z'Imana zibasanga. Imbaraga z'Imana si ukuvuga ngo ziri mu Rwanda gusa, ziri mu bihugu bitandukanye. Kandi iyi mbaraga y'Imana iyo igeze ku mupaka w'u Burundi ntisaba icyangombwa, ahubwo iyo uri ku cyangombwa ari gusinya ziramufata. Kandi izi mbaraga iyo ziri kumwe n'umwana wazo cyangwa ziri kumwe n'umwana w'Imana, ubimenya ko ziri kumwe nawe. Twagiye tubona abantu benshi bajya mu bihugu bitandukanye b'Abanyarwanda. Kandi ikindi ngira ngo nkubwire ngo iyo usenga by'ukuri uzasanga mu bihugu bitandukanye mu isi yose umurimo w'Imana nuko rigenzura. Uzasanga Abanyarwanda Imana idukunda. Isi yose ni ikintu nkubwiza ukuri, Imana ikunda Abanyarwanda. Niyo mpamvu Imana ikunda Abanyarwanda mbere yuko Imana ikunda Abanyarwanda cyane kurusha abandi bantu bose. Si ukwikunda, ikunda bose, ariko iyo bigeze ku mwihariko w'Abanyarwanda, ibaze ko uzasanga Umunyarwanda ahagarariye ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda, ugasanga nk'Abanyarwanda 90% usanga aribo bahagarariye amavugabutumwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Usanga Abanyarwanda bafite Imana yarabimitse ku buryo buteye ubwoba. Ugasanga nka Mama Dorcas uyu munsi Imana iragufashira kwimitira kubwiye ngo jya Sudani ujye kumvugira, wagerayo kubera imbaraga z'Imana. Imana Afrika, Imana itwitayeho, Imana itwitayeho Afrika. Afrika Imana itwitayeho. Mureke twamamaze Yesu Afrika. Aho uri hose uri mu gihugu kiri muri Afrika, fasha twamamaze Yesu. Yesu aguhereza umugisha, twifashisha umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana mu mbaraga z'Imana yamuhaye mu kirere cya gihanuzi. Agiye kudufasha gusenga, Imana idushoboze. Twari turi ku ijambo rivuga ngo abafarisayo, abafarisayo Imana ibatere umutima aho bari, ibashiremo imbaraga, ibazane kureka. Kandi
bera imbuto zabihana. zabihane. Turagushimiye weho wari udukurikiye. Mbere ko tumwakira kora subscribe, turimo dusoza ijambo ry'Imana, agiye kudusengera. Wowe gira umutima utuje, aho uri mu modoka yawe, aho uri muri moto, kuri moto yawe, aho uri ku buriri uryamye, wowe urwaye ku buriri, ndagira ngo ngutangarize ko urugo rwawe cyangwa umubiri wawe utabaye ibitaro bya CHK cyangwa Faisal cyangwa bitabaye ibindi bitaro byo mu karere runaka utuyemo. Ndagira ngo umukozi w'Imana uyu mugoroba, Imana imuhaye imbaraga n'ubutware bwo gusenga, agiye kugusengera uwo mwuka w'uburwayi, izo mbaraga zaguteye mu buzima bwawe, izo mbaraga z'abadayimoni zateye mu buzima bwawe, imbaraga z'Imana zigiye muri we, agiye kugusengera zibohoke. Imbaraga z'abadayimoni zive ku buzima bwawe uyu mugoroba, imbaraga z'abaperesi zafashe ibyawe zive ku buzima bwawe. Mukozi w'Imana, nguhaye ikaze usengera ubwoko bw'Imana. Yego, murakoze cyane. Uri Imana nkuru, uri Imana yihagije. Haleluya. Ubumana bwawe urashoboye. Natwe tugarutse imbere yawe dusengera ubwoko bwose burimo kudukurikira mwami. Abarwayi nubagirire neza, kandi ijambo ryawe ryamanutse Uwiteka rimanukira ubwoko bwawe, rivuga ngo abafarisayi barahagurutse baza gushaka aho bari bubatirizwe. Aba bantu bawe ndabasengeye mu izina rya Yesu, abatarabatizwa ubahagurutse bakumvire, bajye mu nzu yawe babatizwe. Abashumba nta kindi wabahamagariye kubatiza ubwoko bwawe. Mana do fine grere sasayine mando. Uwiteka rero turacyari imbere yawe, nsaba imitima y'ubu bwoko bwumvishije iri jambo ryawe, kugira ngo niba batsindiwe imbere yawe ubatere umutima wo kwihanira kureka, ubambike imbaraga z'umwuka wera, ibitavuga Imana biceceke, ubarinde guteneruka no gusubira inyuma. Kandi mwami ukimara gutanga imbabazi kuri ubu bwoko bwawe bwaciye bugufi, kuko ndabizi neza ko nta jambo rimanukira ubusa, nta jambo na rimwe rimanukira ubusa. Uwiteka rero nakwinginze Uwera wa Isiraheli, nsengeye aba barwayi bari mu bisasiro kwa muganga, mu ngo hari abantu bajya bagwarira mu ngo, abo bose ubarengere, ubarwanirire ishyaka, ubakize indwara. Twamaze guhishurirwa neza, tumenya ko indwara ziriho z'ibyorezo zahagurukijwe n'abadayimoni, kugira ngo abantu binangire ngo imibiri yabagoye, ngo imibiri yabananiye, ngo ntibari kurwara indwara zikira. Ariko Yesu we turabizi ko ukiza indwara. Dusengeza indwara mu izina rya Yesu, za diabeti, impyiko, imyijima, izo ndwara zose turazisengeye mu izina rya Yesu. Ukiza ubwoko bwawe, urengera ubwoko bwawe. Uyu mugoroba turabasengeye, tubashize mu gise cy'amasengesho, kugira ngo mwami ukimara gukiza uburwayi, turakwinginze ngo imbaraga z'umwuka wera zigaruke ku bwoko bwawe. Utanga imbaraga, uhindura amateka, ukuraho abantu ubushomeri, utanga akazi, wishyura amadeni. Uri Imana ishoboye, utanga ibyo kurya ku bantu badafite ibyo kurya, abambaye ubusa ubambike. Uri Imana itanga amazu, utanga amazu ku bantu bawe. Hari abantu bafite amasezerano yatinze gusohora, aya masezerano yose turayasengeye mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware, izina rihambaye, izina ryatugezeho rigahindura izina ryawe Yesu. Kuzimu iyo baryumvise baratinya. Penesta doshi enimando shene pa sasayine mande yaska jezido fine gombe sasepo. Ndimo ndumva Imana iza kubatabara, ndimo ndumva Imana iza kubarengera. Ngaho ngwino wururukira kurengera ubwoko bwawe, kandi turabizi neza kugiye kurema amashimwe y'ubwoko budukurikiye. Urakoze, uragahora ku ngoma, tuguhaye ikaze, ni mu izina ry'uwatubambiwe Yesu. Amina. Amen. Urakoze, Yesu naguhereza umugisha. Urakoze gusengera abantu. Humura wowe urira, uremerewe. Yesu arahari, byose aje kubirangiza. Wowe utabyara, dusoza, Imana iguhereza urubyaro. Agahenda ko kutabyara karababaza mama Doroka. Byambayeho. Iyo umuntu atabyara ariheba. Ariko Yesu yudukorera, niwe ureba mu nda y'ingumba, akareba ishanga rikomeye cyane, akavuga ngo muri iyi nda harimo ishanga rikomeye. Nubwo utabizi ko harimo ishanga, uyu mwanya, uyu mugoroba, mu mbaraga z'Imana no mu mbaraga z'ijuru, Imana yaduhamagaye. Imbaraga z'Imana n'umuriro watse ku musozi w'i Karumeli. Uyu muriro nkwakije mu nda yawe kugira ngo Imana iguhereze kubyara.
yampaye abana iguhoza amarira. namwe baha abana rwose wowe ufite abana bakunaniye yarandengeye Imana Imana iguhoreza amarira ikugarurira abana mu rugo barabyaye ariko ubona biranze ubona abana barakunaniye mama Doroka urakoze gufasha abantu gusenga wowe bafasha amafaranga akaguca mu ntoki ariko ukaba ufite agahinduka buri inzererezi muri aya masaha Yesu mu mbaraga ze yakugaruza amafaranga yawe wowe wasenze igihe kinini ukazenguruka umusozi ariko abantu ntibemere ko wasenze Imana igaruke ku buzima bwawe ibemeze ko wasenze abantu bahagurukiye ubuzima bwawe Imana ibacecekeshe mu izina rya Yesu turabashoje kandi uko mbasuhuza niko nsoza ikiganiro Yesu abampera umugisha ciao ciao turabakunda I will love you so much